Nongeye kubasuhuza mwe mwese mudahema gukurikira ibiganiro bya Shine TV umunsi ku munsi. Imana ikibaha umugisha wo gufata umwanya wawe urebe ibyo Shine TV yabateguriye. Reka ngusuhuze kandi mwifuriza gukomeza kugirirwa neza na Nyagasani. Hanyuma rero tugeze mu gace ko gusobanura amazina, agace abantu benshi bamaze kumenyera kandi bakunda cyane, aho tubasobanurira buri zina. Buri muntu wese wifuza kumenya ubusobanuro bw'izina rye ajya twandikira muri comment atubwire ngo ubutaha muzasobanurira ino zina, cyane ko hari ubwo uba witwa izina ariko ukaba utazi icyo risobanura, ukarinda ukura utazi ubusobanuro bw'izina ryawe. Rero niyo mpamvu turi hano ku bwanyu kugira ngo tujye tubafasha kumenya ubusobanuro bw'amazina yanyu ndetse n'imiterere y'abantu bitwa ayo mazina. Hanyuma nawe nujya usanga koko ufite imico n'imyitwarire by'izina ryawe, ujye utubwira kugira ngo turusheho kugenda tunezerwa hamwe n'abandi bose bagenda basoma comment. Jewe rero nitwa Princess Diana, hanyuma mwibuke gukora subscribe, ndabakunda cyane. Uyu munsi tugiye kubasobanurira izina Solange. Solange ni izina ry'umukobwa ugira igikundiro. Solange rero ni izina rikomoka mu Kilatini aho risobanura umunyedini. Bimwe mu biranga aba Solange ni umukobwa ugira igikundiro, uzi kwisobanura no kuvugira mu bantu cyangwa se bimwe twita mu ruhame. Usanga akunze kuba umwanditsi, umuririmbyi ndetse n'ibindi. Solange akunda isuku haba hariho hose, haba ku mubiri we ndetse n'aho agenda hose. Solange kandi aritanga, agira umwete mu kazi, yumva yayobora aho kuyoborwa, ariko usanga agira amahane, bimwe twita aggressive. Solange kandi akunda ubwigenge, umudendezo. Nubwo ari umuntu urangwa n'umutima mwiza, ntakunda kurambana n'inshuti kuko aba yumva ibyifuzo bye ari itegeko. Ikindi kandi wamenya kuri Solange, ni umuntu ufungutse, ugira urugwiro, uhorana akanyamuneza kandi ugira urukundo rwinshi. Solange ni umunyabwenge kandi aba ashaka kwiyungura ubumenyi ku bintu byinshi bitandukanye, yaba ari ibijyanye na siyanse, politike, ubugeni ndetse n'ibindi. Solange akaba nanone umuntu ugira umutima woroshye cyane ariko agakunda gutegeka no kuyobora. Solange ahinduka nk'ikirere kandi amarangamutima ye iyo aje aza afite imbaraga nyinshi. Rimwe na rimwe Solange aba afite inkuru nyinshi zo kukubwira, ubundi ugasanga yaramutse adashaka kuvuga cyangwa ugasanga afite ibyishimo byinshi, mbese arihinduranya ku buryo ntibyoroshye kumenya uburyo Solange ateye. Ikindi wamenya kuri Solange ni uko ari umuntu wihagararaho cyane ku buryo aba afite imitima ibiri, ashaka guhagarara cyangwa guharanira kwihesha agaciro, ariko ku rundi ruhande akaba yifuza ubuzima bworoshye. Mu rukundo rero mu kintu wamenya ku byerekeye urukundo Solange ni uko akunda cyane. Iyo agiye mu rukundo arujyamo arugiyemo, ariko nanone iyo aruvuyemo aruvuyemo. Ni wa muntu mbese udashobora gusubira inyuma iyo yatandukanye n'uwo akunda. Gusubirana nawe biragora kubera ko afata ibyemezo byihuse. Ngayo nguko, nizere ko nawe nimba witwa Solange, reka twizere ko bihuye, cyangwa se nimba hari umuntu witwa gutyo batwandikira ukatubwira nimba koko Solange uzi ahuje imico n'uwo turi kuvuga hano. Rero kora share wohereze abantu bose bitwa ba Solange kugira ngo babashe kumenya ubusobanuro bw'izina ryabo. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde.